mu gihugu cya Burkina Faso cyuzuye umukungugu aho izuba ryotsa ubutaka bukakaye, umuyaga ugahisha amabanga y'amateka akomeye. Higeze kumvikana ijwi ry'umuhinduramatwara ryasakaye rikagera hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Uwo muhinduramatwara nta wundi ni Thomas Sankara, wahoze ari perezida wa Burkina Faso. Thomas Sankara ni umwe mu bayobozi ba Afurika bakomeje kuvugwaho cyane mu mateka y'uyu mugabane kubera impinduramatwara ye, imiyoborere idasanzwe n'icyerekezo yari afite cyo kubaka igihugu kidashingiye ku bukoloni bushya. Mu rugamba rwamuranze kuva mu buzima bwe bw'ubuto kugeza ageze ku butegetsi bwa Burkina Faso, yagaragaje ubushake bwo kurwanya ubukene, ruswa n'akarengane, anashyira imbere uburinganire n'iterambere ry'abaturage. Nubwo yaje kugera ku butegetsi akiri muto cyane, Sankara yashyizeho impinduka zikomeye mu buzima bw'igihugu zirimo ubuvuzi, uburezi, ubuhinzi n'imiyoborere ishingiye ku kwigira. Icyakora politike yatumye agirana amakimbirane n'abayobozi bo mu gihugu ndetse n'ibihugu by'amahanga, biza kurangira yishwe mu mwaka wa 1987 mu buryo bwahinduye amateka ya Burkina Faso burundu kugeza n'uwo munsi wa none. Iyi nkuru iragaruka ku rugendo rwe rw'ubuzima, intambara ze za politike n'umurage yasize ku isi, ugaragaza impinduka n'impaka zikomeye zigikomeje kuganirwaho kugeza n'uyu munsi, byose bigasigira urugamba rukomeye abanyafurika n'abatuye isi kudatsikamirwa n'ubukoloni bushya. N'abagashaka buhake nabo batangije urugamba rutazarangira mu binyejana byinshi byatambutse. Gusobanukirwa ibi byose namwe mu nyumva birabasaba kujya ku rugamba. Simvuga urugamba rw'intambara, ahubwo ndavuga urugamba media official. Mugakora subscribe kuri uyu muyoboro kugira ngo ibyegeranyo nk'ibi bicukumbuye bitazabacika ubutaha. Mugira bangati niwe mugiye kumva kugera ku musozo w'iki kiganiro. Mbahaye ikaze. Kuwa 15 Ukwakira mu mwaka wa 1987 abagabo bitwaje intwaro binjiye mu biro bya Kapiteni Thomas Sankara, baramwica hamwe n'abajyanama be 12 mwihiriko ry'ubutegetsi ryabaye mu buryo butunguranye kandi bw'ubugome. Ibyabaye byari bisa n'ibyabaye muri Kongo imyaka 27 imbere yaho, igihe Patrice Lumumba yicwaga. Abamwishe bafashe umubiri wa Sankara bawushyingura byihuse mu mva yacukuye igitaraganya. Muri iki gice turavuga amateka y'ikirangirire Kapiteni Thomas Sankara, umuyobozi w'impinduramatwara wa Burkina Faso. Yavutse kuwa 21 Ukuboza mu mwaka wa 1949, avukira mu mudugudu wa Yako muri Apavolta cyangwa se Haute Volta, cyari igihugu cya Burkina Faso kitarahindura izina. Yitwaga Thomas Dore Noel Sankara, akaba yari uwa gatatu mu bana 10 wabo babyaye. Se Joseph Sankara yakoraga mu gisirikare cy'Abafaransa mu ntambara ya kabiri y'isi yose, naho nyina Marguerite Kinda yatoje abana b'indangagaciro zikomeye n'uburere bwiza. Mu bwana bwe Sankara yakuriye i Gaoua, umujyi uri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Nk'umwana w'umwe mu bakozi bake b'abanyafurika bakoreraga ubutegetsi bw'abakoloni, yabayeho mu buzima bwiza ugereranyije n'abandi. Umuryango we wabaga mu nzu y'amatafari iri ku gasozi keza yitegeye umujyi wose. Nubwo yari afite ayo mahirwe, Thomas Sankara yakinaga n'abandi bana kandi yicaranaga n'abanyeshuri b'iwabo ku ishuri. Ibi byatumye atangira kumenya ubuzima bwabo n'isi mukikije. Mu gihe cy'ubukoloni, Apavolta cyangwa se Haute Volta yari itaraba Burkina Faso, yafatwaga nk'ahantu hatari hafite agaciro kanini, hatari umutungo ufatika, uretse kuba isoko y'abakozi b'abagabo bafite imbaraga kurusha ahandi hose muri Afurika. Ugereranyije n'utundi turere tw'abakoloni twari dukize, Ubufaransa bwoherezaga abategetsi bake muri Apavolta, ariko Gaoua ho hari abahagije ku buryo Sankara yabonaga itandukaniro rikomeye ry'imibereho hagati yabo n'Abanyafurika, ndetse n'uburyo abana b'Abanyaburayi banganaga nawe babagaho mu buzima bwiza kurushaho. Rimwe na rimwe Sankara yagiranaga amakimbirane n'abo bana b'Abanyaburayi ku ishuri cyangwa mu mujyi, igihe yari afite imyaka 11 gusa. Iminsi mike mbere y'uko Apavolta ibona ubwigenge, we n'inshuti ze bateguye umuhango w'ikinamico wo kumanura ibendera ry'Ubufaransa no kuzamura iry'igihugu cyabo gishya. Ibi byateje imirwano hagati y'abana b'Abanyaburayi n'Abanyafurika. Nubwo Sankara ubwe atari mu bayigizemo uruhare, umuyobozi w'ishuri yasabye se kumuhana amukubita, ariko se arabyanga. Thomas Sankara yitangiye amasomo ye agaragaza ubuhanga cyane cyane mu mibare n'ururimi rw'Igifaransa. Yakundaga kujya mu rusengero, akitabira ibikorwa by'idini kandi akiga iby'ubukamana cyane. Abapadiri bamwe batangajwe n'umurava we n'ubushake bwo kwiga, bamutera inkunga ryo kujya mu ishuri ry'abihaye Imana cyangwa se seminari amaze kurangiza amashuri abanza. Sankara yabanje kubyemera, ariko yanakoze ikizamini cyo kujya mu mashuri yisumbuye mu buryo busanzwe atari ya seminari kandi yaragitsinze. Igihe se wa Sankara Joseph Sankara yabwiraga abapadiri ko Thomas Sankara atazajya mu ishuri rya seminari, baramusubije bavuga ko atasabye Imana bihagije ku mwana we. Nubwo byagenze bityo, Thomas Sankara yakomeje amashuri ye mu ishuri rya leta ryisumbuye, aho yakomeje kwibanda ku masomo yasanzwe. Yakomeje gutsinda cyane mu mibare n'Igifaransa, yitabira ibikorwa by'ikinamico, ajya kureba sinema, ndetse atangira gahunda yo gukora imyitozo ngororamubiri. Nk'umunyeshuri, Sankara yamenyekanye kubera ubwenge budasanzwe n'indangagaciro zikomeye. Yahise aba umuntu wubahwa cyane n'abanyeshuri bagenzi be ndetse n'abarimu. Hagati aho igihugu cyari kimaze kubona ubwigenge, cyari mu mvururu. Perezida wa mbere wa Apavolta, Maurice Yameogo, ntiyari umuyobozi washimwaga na benshi. Yakomeje kugirana umubano ukomeye n'Ubufaransa.
aho abajyanama benshi b'Abafaransa bakoranaga mu gisirikare no mu buyobozi bwa leta. Uko igihe cyagendaga, perezida Yamewogo yarushagaho kuba umunyagitugu, afunga abatavuga rumwe nawe, yanashyiraga bene wabo mu myanya ikomeye, agakoresha umutungo wa leta mu buryo burenze, mu gihe yashyiragaho ingamba zikakaye ku bakozi ba leta ndetse agahashya amashyirahamwe y'abakozi. Muri icyo gihe kandi byagaragaraga ko atazi cyangwa yirengagiza ko abaturage batamukunda. Ibi byaje kugera ku ndunduro kuwa 3 Mutarama mu mwaka wa 1966 ubwo abakozi batangizaga imyigaragambyo rusange. Imbaga nini y'abanyeshuri, urubyiruko rudafite akazi, abakozi n'abandi benshi bisutse mu mihanda y'umurwa mukuru Ouagadougou mu myivumbagatanya ikomeye y'abaturage. Igihe abasirikare banza gukurikiza amabwiriza ya perezida yo gutatanya bigaragambyaga, bakoresheje imbaraga. Byabaye bigaragara ko ubutegetsi bwa perezida Yamewogo burangiye, yemeye kwegura. Aho ubutegetsi umukuru w'ingabo Lieutenant Colonel Sangure Ramizana. Mu gihe ibyo byose byabaga, Sankara yari ahugiye ku bizamini bye bya nyuma by'amashuri yisumbuye. Gusa yaje kumva kuri radio ko Ramizana yashyizeho ishuri rya mbere rya gisirikare i Ouagadougou, rikaba ryari gufata abanyeshuri 3 barangije amashuri yisumbuye ngo babenjeze mu itsinda rya mbere ry'abasirikare bato bari kwitegura. Icyo gihe igisirikare cyari gikunzwe cyane kubera ko aricyo cyari kimaze gukura ku butegetsi perezida Yamewogo wari wanzwe n'abaturage. Thomas Sankara wari ukiri muto yinjiye muri iryo shuri rya gisirikare mu mwaka wa 1966 afite imyaka 17 gusa. Atangira inzira y'umwuga se nawe yari yaranyuzemo nkuko byari bimeze mu masomo ye ya mbere. Sankara yafashe neza amasomo yo muri iryo shuri rya gisirikare, nubwo imyitozo ngororamubiri yari iguye cyane cyane ku muntu wari ufite umubiri woroshye. Yakomeje kwihangana kandi aza no kubigeraho neza. Iryo shuri rya gisirikare ryigishaga abanyeshuri barya amasomo atandukanye, arimo ay'imibereho y'abantu cyangwa se sciences sociaux. Muri ayo masomo bakoreshaga abarimu b'abasivili. Umwe muri bo akaba ari Adama Touré, wari umuyobozi w'amasomo cyangwa se academic director wigishaga amategeko muri iryo shuri. Mu masomo ye, Adama Touré yigishaga ku by'ubukoloni, imperialisme, ubukoloni bushya, neocolonialisme, ubusocialiste na communiste, impinduramatwara zabaye mu Burusiya no mu Bushinwa, ndetse n'imiryango yarwaniraga ubwigenge muri Afurika n'ahandi ku isi. Nubwo Sankara yari amaze gutangira gusobanukirwa politike, nibwo bwa mbere yahuraga n'ibitekerezo by'impinduramatwara ku buryo bwimbitse, by'umwihariko ku gihugu cye cya Pavorta no kuri Afurika muri rusange. Nyuma y'imyaka 3 gusa, Thomas Sankara yarangije amasomo ye mu ishuri rya gisirikare. Yari umwe mu banyeshuri 2 gusa batoranyijwe gukomeza amasomo yo ku rwego rwo hejuru muri Madagascar. Yageze muri Madagascar mu kwakira mu mwaka wa 1969, aho yize amasomo ntiyaragarukiye ku bya gisirikare gusa. Sankara akunze cyane amasomo ajyanye n'ubuhinzi, harimo uburyo bwo kongera umusaruro no guteza imbere imibereho y'abahinzi, ibintu yaje gushyira mu bikorwa mu gihugu cye nyuma. Uretse ubumenyi bw'amasomo, Sankara akomeje no kwiyungura ubumenyi bwa politike. Bamwe mu barimu be muri Madagascar bari Abafaransa bafite ibitekerezo twakwita iby'ubumoso, ibizwe nka left wing, kandi rimwe na rimwe Sankara yajyaga asangira nabo baganira ku bibazo bya politike. Umwaka we wa nyuma muri Madagascar wahuriranye n'ibihe bikomeye by'imvururu za politike, imyigaragambyo y'abahinzi, imyigaragambyo rusange y'abakozi, imyiyerekano minini y'abaturage barwanya ubutegetsi bwari bushyigikiwe n'Ubufaransa, ndetse nyuma habaho ihirikwa ry'ubutegetsi byazanye abasirikare bafite ibitekerezo bikaze mu myanya y'ubuyobozi. Mu ntangiriro z'imyaka ya 1970, Sankara yoherejwe mu Bufaransa kwiga mu ishuri rikomeye rya gisirikare. Muri icyo gihe yakomeje kuzamuka mu ntera za gisirikare, ariko anagirana umubano n'abanyeshuri b'Abanyafurika bafite ibitekerezo by'impinduramatwara n'imiryango yabo. Byagize uruhare rukomeye mu kumugira uwo yabaye. Mu mwaka wa 1974 yagarutse muri Pavorta, atangira kwitabira inama z'amatsinda atandukanye y'ibitekerezo by'ibumoso, harimo n'amashyirahamwe akomeye y'abakozi. Yakundaga kandi kujya muri izo nama yambaye imyenda isanzwe itari ya gisirikare. Izo nama zose zabaga mu ibanga kuko amategeko yabuzaga amatsinda arwanya ubutegetsi guterana. Uruhare rwa Sankara muri ayo matsinda rwamufashije cyane kubaka umubano w'abantu wamufashije kugera ku butegetsi mu myaka ya 1980. Mu 1974 kandi Sankara yagiye ku rugamba mu ntambara y'umupaka hagati ya Pavorta na Mali, ariko yabonaga iyo ntambara nta gaciro ifite kuko yarwanirwaga ubutaka budafite umumaro bushingiye ku mipaka yashyizweho nabi n'abakoloni. Yabonaga ari ubupfapfa ko ibihugu bibiri bya Afurika bikennye bifitanye isano mu muco n'amaraso birwana kubera imirongo yashyizwe ku ikarita n'abakoloni nabi. Iyo ntambara yanatumye Sankara arushaho kutumvikana n'abayobozi bakuru b'igisirikare. Yari yaratangiye kubabona nabi, kandi iyo ntambara yatumye arushaho kwizera ko abo bayobozi bitaga ku nyungu zabo bwite kuruta kwita ku basirikare cyangwa kubaka igisirikare gikomeye kirinda igihugu. Mu 1976, Thomas Sankara yagizwe umuyobozi w'ishuri ryigisha abasirikare b'abakomando mu gihugu cye. Nyuma y'imyaka 2 gusa yagiranye ubushuti bukomeye na Captain Blaise Compaoré bahuriye muri Maroc. Uwo yaje kuba inshuti ye magara cyane,
Nubwo Sankara yarahugiye ku nshingano ze mu kigo cy'amahugurwa ndetse no ku buzima bwe bushya bw'umuryango, yakomeje kumva cyane ubukene n'ibibazo bikomeye abaturage b'igihugu cye bahuraga nabyo. Upper Volta cyangwa se Haute Volta yari kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Icyo gihe yari ifite abaturage bagera kuri miliyoni 7, kandi impuzandengo y'amafaranga kuri buri muntu yinjizaga ku mwaka yari hafi amadolari 211 y'abanyamerika, nasaga 300 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Gusa nayo kiriya gihe yari afite agaciro kurusha y'ubu, gusa yari make ku mwaka. Abaturage batageze no ku 10% nibo babaga mu mijyi, kandi umubare w'abazi gusoma no kwandika mu bakuze wari hafi 11% gusa. Abana 18% gusa nibo bajyaga mu mashuri abanza, naho 3% gusa nibo bagiraga mu mashuri yizumbuye. Amapfa yahoraga agaruka, ubutaka bugatwarwa n'isuri, ndetse n'umusaruro w'ubuhinzi ugahora uri hasi. Ibintu byatumaga inzara iba rusange, imirire mibi n'indwara byatumaga abantu bapfa bakiri bato cyane. Aho impuzandengo y'igihe cyo kubaho yari imyaka 44 gusa. Kubera uburakari n'agahinda by'ibi bibazo, Sankara yarushijeho kwemera ko impinduka zikomeye arizo zikenewe mu gihugu cye. Mu ngendo yakoraga i Ouagadougou, umurwa mukuru wa Burkina Faso, yahoze yitwa Haute Volta, ndetse no mu zindi ngendo za gisirikare mu Faransa na Maroc, Sankara yakomeje gushaka abantu batekereza nkawe. Muri bo harimo abasirikare nka Captain Blaise Compaoré. Kuri Sankara na bagenzi be, impinduka muri Upper Volta zari ngombwa cyane, ariko kubera amasomo yari yarize ku mpinduramatwara, yari azi ko kwihutira gukora bishobora guteza ibyago bikomeye. Bityo we na bagenzi be bahisemo gutegereza igihe gikwiye. Kuwa 25 Gushyingo mu 1980, Colonel Saye Zaribo yakoze ihirika ry'ubutegetsi, avuga ko ubutegetsi bwariho bugenda bucika intege. Mu mpera z'umwaka wa 1981, ubutegetsi bwa gisirikare bwa Zaribo bushaka kongera icyizere mu baturage, bwashyize Thomas Sankara ku mwanya wa minisitiri w'itangazamakuru, ariko ibi byabaye nko guterera ibuye mu kirenge. Sankara yashyigikiye itangazamakuru mu kugaragaza ruswa iri mu nzego zo hejuru, maze ubutegetsi butangiye gukaza igitugu, ahitamo kwegura kandi arabunenga ku mugaragaro. Nyuma yaho yarafunzwe kandi anashyirwa mu kato. Nyuma y'igihe gito, kuwa 7 Ugushyingo mu mwaka wa 1982, habaye irindi hirikwa ry'ubutegetsi ryari rishyigikiwe cyane n'abasirikare bato bafite ibitekerezo by'impinduramatwara, ryari riyobowe na Captain Jean Baptiste Ouedraogo. Nyuma yaho, kuwa 10 Mutarama mu 1983, Ouedraogo yagize Thomas Sankara minisitiri w'intebe wa Upper Volta. Amaze kuba minisitiri w'intebe, Sankara atangiye ingendo mpuzamahanga, ajya Tripoli muri Libya, anitabira inama y'ibihugu bidafite aho bibogamiye cyangwa se Non-Aligned Movement yabereye New Delhi mu Buhinde, aho yahuriye n'abayobozi batandukanye nka Fidel Castro, Samora Machel wa Mozambique na Maurice Bishop wa Grenada. Nk'umuyobozi, Sankara atangiye kwamamaza ibitekerezo byo kurwanya ubukoloni bushya, ibizwi nka anti-imperialism. Ibi bitekerezo bye n'ubwamamare bwe mu baturage byatumye atumvikana n'abayobozi b'abahezanguni, harimo na Perezida Ouedraogo. Yakomeje kandi gukoresha ububasha bwe mu guteza imbere impinduka. Yashyigikiye imyigaragambyo y'abakozi, anenga ruswa, anagaragaza uburyo abakuru b'imiryango gakondo bafite ijambo rikabije, ndetse ashyigikira politiki yo kurwanya ubukoloni bushya mu rwego mpuzamahanga. Ibi byateye impungenge Ubufaransa, bwari butangiye guhangayikishwa n'aho politiki y'icyahoze ari koloni yabwo igana. Abasirikare bakuru bafite ibitekerezo bya kera bari mu butegetsi bwa Perezida Ouedraogo bashishikarijwe gukora ihirikwa ry'imbere mu gihugu muri Gicurasi mu mwaka wa 1983, bagamije gukura ku butegetsi no gufunga Thomas Sankara n'abo bakorana bya hafi. Ariko ntibyagenze nk'uko bari babyiteze. Habaye imyigaragambyo ikomeye i Ouagadougou, irimo abanyeshuri b'amashuri yisumbuye, urubyiruko rwo mu duce dukennye, ndetse n'abakozi bamwe. Abigaragambyaga baririmbaga bati murekure Sankara, banavuga amagambo arwanya Ubufaransa. Hanashinzwe amatsinda y'abaturage mu ibanga agamije kurwanya ihirikwa ry'ubutegetsi, ndetse no mu gisirikare haduka amatsinda atavuga rumwe n'ubutegetsi. Itsinda rikomeye muri abo matsinda ryari rya paratroopers, abasirikare basimbuka mu ndege, bari bacumbitse ahitwa Aipo. Ryari riyobowe na Captain Blaise Compaoré hamwe na Denis Zongo, utibagiwe na Henry Zongo. Kuwa 4 Kanama mu mwaka wa 1983, Blaise Compaoré yayoboye abasirikare bagera kuri 250 berekeza mu murwa mukuru i Ouagadougou, bafata ibice by'ingenzi by'igihugu bafatanyije na Sankara. Abandi basirikare ndetse n'abaturage babashyigikiye. Ku mugoroba w'uwo munsi kandi, Sankara yagiye kuri radio atangaza ko ubutegetsi bwahiritswe, anatangaza ishingwa ry'urwego rushya rwiswe inama nkuru y'impinduramatwara yitwaga CNR. Ku myaka 33 gusa, Captain Thomas Sankara yahise aba umuyobozi muto kurusha abandi bayoboye ibihugu bya Afurika muri icyo gihe. Ikintu cya mbere yashyize imbere muri politike ye ni ukurwanya ubukene bwari bwarafashe intera ikomeye kubera amapfa akomeye yibasiye igihugu mu mwaka wa 1983 n'1984. Kugira ngo abigereho, yafashe ubutaka bwose n'umutungo kamera awushyira mu maboko ya leta, anashyiraho gahunda z'ubuhinzi ziyobowe na leta. Ivugurura rikomeye yakoze mu buhinzi ryambuye ubutaka abakire b'abaherwe mu cyiswe Federal Landlords, ribushyira mu maboko y'abahinzi basanzwe. Ibi byatumye umusaruro w'ubuhinzi wiyongera cyane, bituma igihugu gitangira kwihaza mu biribwa.
Impinduka za Sankara zari nyinshi kandi zigaragara, haba mu buryo bw'ibimenyetso no mu buryo bwa politike n'ubukungu. Urugero, nko mu mwaka wa 1984 yahinduye izina ry'igihugu kivuye kuri Upper Volta cyangwa se Haute Volta, izina ryari ryaragihawe mu bukoloni, kigahinduka Burkina Faso, risobanura igihugu cy'abantu b'inyangamugayo. Yashakaga gukura igihugu mu bubata bw'ubukoloni bushya, arashyiramo abaturage ishema n'umuco wabo. Ubutegetsi bwe bwakuyeho imisanzu yahabwaga abakuru b'imidugudu, buvanaho imirimo y'agahato, buvanaho imisoro yo mu byaro, bwubaka imihanda ya gari ya moshi, ndetse butangiza gahunda yo kubaka amazu rusange. Yanatangiye urugamba rukomeye rwo kurwanya ruswa mu bakozi ba leta. Guverinoma ye yanashyize imbaraga mu kurengera ibidukikije, imenya ko gutema amashyamba byagiraga ingaruka ku buhinzi, bityo batangije gahunda yo gutera ibiti miliyoni 10 mu gihugu hose mu rwego rwo kurwanya ubutayu bwari butangiye guturuka muri Sahara. Iyi yabaye imwe mu mishinga ya mbere ikomeye yo kurengera ibidukikije muri Afurika. Abagore, abakene n'abaturage basanzwe nibo bungukiye cyane muri izi mpinduka. Sankara yashyize imbere uburinganire hagati y'abagore n'abagabo mu gihugu cyari kiganje cyane n'umuco wo guha abagabo ububasha bwinshi. Mu by'ukuri Sankara yari umwe mu bayobozi ba mbere ku isi banenze ku mugaragaro ibikorwa nko gukebwa kw'abakobwa, gushyingirwa ku gato, gushyingirwa bakiri bato ndetse n'ubuharike. Mu mwaka wa 1984 yavuze ijambo rikomeye agira ati, mu mibereho yacu umugore ashyirwa ku mwanya wa gatatu nyuma y'umugabo n'umwana, nk'uko n'ibihugu by'isi ya gatatu bishyirwa inyuma. Yashyize abagore mu myanya ikomeye muri leta, abashishikariza gukora no kwigira, ndetse anabinjiza mu gisirikare. Muri Nzeri mu mwaka wa 1984 yashyizeho umunsi wihariye aho abagabo bashishikarizwaga gukora imirimo isanzwe ikorwa n'abagore, nko kujya ku isoko no guteka mu rugo. Ibi byari bigamije gutuma abagabo bumva neza imirimo n'inshingano abagore bahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Mu rwego rw'ubuzima, Sankara yatangije gahunda nini cyane yo gukingira indwara itari yarigeze ibaho mbere ku rugero nk'urwo. Iyo gahunda yatumye abana bagera kuri 2.5 miliyoni bakingirwa indwara nka meningite, umuhondo cyangwa se yellow fever, n'iyitwa seru cyangwa se measles. Ibi byatumye umubare w'abana bapfaga ugabanuka cyane. Perezida Sankara yanubatse ibigo nderabuzima hirya no hino mu gihugu hose, harimo ibigo birenga 284 byita ku babyeyi babyara, ndetse na farumasi 87. Mu burezi naho habaye impinduka zikomeye ku buyobozi bwa Sankara. Hatangijwe gahunda yo kurwanya ubujiji mu gihugu hose, bituma umubare w'abagana ishuri wiyongera cyane. Ubumenyi bwo gusoma no kwandika bwavuye kuri 13% mu mwaka wa 1983 bugera kuri 73% mu mwaka wa 1987. Ni ukuvuga mu myaka 4 gusa. Intambwe ikomeye cyane yari imaze kugerwaho. Perezida Sankara yamenyekanye kandi kubera kwanga ibintu by'akataraboneka, ibizwi nka grave pomp and ceremony, bikunze kuranga abayobozi bakuru. Urugero, amashusho ya perezida akunze gushyirwa mu nyubako za leta hirya no hino muri Afurika we yarayabujije. Urubyiruko rwari rwarashishikarijwe kudasakuza izina rye mu myigaragambyo cyangwa mu bikorwa bya politiki. Sankara yajyaga mu nama no mu bikorwa rusange atagenda mu modoka zihenze cyangwa nka za limuzine, ahubwo akagenda mu modoka zisanzwe. Ndetse rimwe mu cyumweru yakinanaga umupira w'amaguru n'abajyanama be n'abakozi, abantu bakamubona yambaye ikabutura n'umwambaro w'umupira. Hari n'igihe yajyaga mu bikorwa rusange atabimenyesheje mbere, abantu bakabona bamumenye bamubonye ahagaze mu gice cy'inyuma cyangwa ku ruhande yambaye imyenda isanzwe nka track suit. Uburyo bwe bworoshye bwari bugamije gutanga ubutumwa ko abayobozi bagomba kwicisha bugufi, cyane cyane mu gihugu gikennye, bakirinda kwiyandarika mu buzima bw'akataraboneka. Yarwanyaga kandi ubuzima bw'akataraboneka mu bayobozi ba leta, anashishikariza abandi kubyirinda. Muri urwo rwego Sankara ahembwaga umushahara uciriritse hafi $450 ku kwezi, kandi yabujije ko abayobozi bakoresha imodoka za Mercedes Benz zifite abashoferi, ndetse no gutega indege zo mu byiciro cya mbere ibizwi nka first class. Mu gihugu aho abakozi ba leta bahembwaga amafaranga menshi ugereranyije n'abaturage basanzwe, Sankara yagabanyije cyane imishahara n'inyungu bari basanzwe bahabwa. Ibi byateje kutishimirwa muri bamwe mu bakozi ba leta, cyane cyane abari ku myanya yo hejuru, kuko aribo bahombye byinshi. Abaminisitiri n'abandi bayobozi bakuru bambuwe amafaranga y'inyongera. Imodoka nyinshi za leta zaragurishijwe, hasigara izoroheje gusa, ndetse n'abaminisitiri bakazikoresha. Abayobozi bahawe imodoka zabugenewe babujijwe kuzitahana mu rugo cyangwa kuzikoresha mu nyungu zabo bwite batabiherewe uburenganzira. Ibi byari bigamije kubabuza gukoresha umutungo wa leta mu nyungu zabo bwite. Nkuko yari asanzwe abigenza, Sankara yashyizeho ingamba zo kugabanya amafaranga akoreshwa mu ngendo za leta. Abayobozi ba Burkina Faso bajyaga mu mahanga basabwaga gutega indege zisanzwe no kuba ahantu hahindutse, nko mu mazu ya ambasade cyangwa za konsila. Umwe mu bakozi ba Burkina Faso mu muryango w'abibumbye New York yibutse urugendo rwa Sankara mu mwaka wa 1984. Muri urwo ruzinduko hashyizwe matera hasi ku biro byabo kugira ngo abaminisitiri bari bamuherekeje babone aho barara. Perezida Sankara yabibutsaga ko amafaranga yakoreshejwe mu kugura imodoka zihenze yari kurushaho gufasha abaturage iyo ashorwa mu bikorwa by'ingenzi nko gucukura amariba no kubaka amashuri. Muri Burkina Faso mu mwaka wa 1987 ari wo mwaka wa nyuma ku butegetsi bwe,
Thomas Sankara yatangaje ku mugaragaro umutungo we wose n'aho amafaranga ye yavaga ndetse n'ay'umugore we Mariam. Ibyatangajwe byagaragaje neza ko atigeze akoresha ubuyobozi bwe mu kwigwizaho umutungo. Abahungu be babiri bakomeje kwiga mu mashuri ya leta, naho umugore we yakomezaga kujya ku kazi buri munsi mu kigo cya leta gishinzwe ubwikorezi, aho yakoraga nk'impuguke mu bijyanye n'ubwikorezi. Ababyeyi be bakomeje kuba mu nzu yabo isanzwe. Se yari yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru, naho nyina yakomeje gucuruza ibirungo kugira ngo yinjize amafaranga y'inyongera. Ku rwego mpuzamahanga, Sankara amenyekanye cyane kubera kunenga uburyo yabonaga ubukoloni bushya hagati y'Uburayi na Afurika, cyane cyane binyuze mu nguzanyo y'imfashanyo zatangwaga n'imiryango nk'ikigega mpuzamahanga cy'imari kizwi nka FMI. Yabonaga ko uwo mubano ari ugusubiramo ubusumbane bwari busanzwe hagati y'abakoloni n'abakolonijwe, gusa mu buryo bushya. Yanavuze ko ubukoloni bushya buzwi nka imperialism butaza gusa mu buryo bw'intambara n'intwaro, ahubwo bushobora kuza mu buryo bworoheje nko gutanga imfashanyo y'ibiribwa cyangwa gukoresha igitutu cy'ubukungu. Yagize ati, turwanya systeme ituma abantu bake bayobora isi yose. Yanze kwakira inkunga z'ikigega cya FMI na banki y'isi. Ashaka ko Burkina Faso yiteza imbere yishingikirije ku bushobozi bwayo kugira ngo igere ku bwigenge mu bukungu. Mu nama z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Sankara yavugaga ashize amanga asaba ibihugu bya Afurika kwishyira hamwe no kurwanya ubukoloni bushya. Yagaragaje kandi ko Afurika ikwiye kwigira ikirinda gushingira ku mfashanyo z'amahanga akenshi zizanwa n'amabwiriza abangamira ubusugire bw'ibihugu. Yavugaga ko bitandukanye n'Uburayi bwafashijwe kongera kwiyubaka nyuma y'intambara, Afurika yo isabwa kwishyura abo bayiteje ibibazo. Yabonaga ibi nk'uburyarya n'akarengane, bityo agashishikariza Afurika kwishyira hamwe ikanga kwishyura ayo madeni. Nubwo Sankara yakoze impinduka zikomeye, uburyo bwe bw'impinduramatwara bwamuhesheje abanzi benshi, haba imbere mu gihugu no hanze yacyo, bikaza kurangira yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1987. Ariko nanone ubutegetsi bwe ntibwari butunganye neza mu buryo bwa demokarasi. Nubwo yagaragazaga guteza imbere abaturage, hari ibikorwa byateje impaka byasize igitotsi ku izina rye. Nk'uko bisanzwe no ku bayobozi bakomeye, ntiyabashije kwirinda ibimenyetso by'ubutegetsi bw'igitugu. Urugero, komite z'impinduramatwara zo kurinda abaturage zari zigamije kubaha ijambo, ariko akenshi zakoreshwaga mu gucecekesha abatavuga rumwe na leta no gufata abantu mu buryo budakurikije amategeko. Abantu benshi bahuye n'imanza zaciwe n'inkiko z'impinduramatwara zakatiraga abanebwe, abatavuga rumwe na leta ndetse bashinjwaga ruswa. Sankara ubwe yaje kwemera ko izo nkiko hari abazikoresheje mu kwikemurira amakimbirane yabo bwite. Mu bukungu, ivugurura yakoze mu buhinzi ryari rigamije guca ubusumbane, ariko ryateje amakimbirane n'abayobozi gakondo ndetse n'imidugararo mu baturage. Nanone umubano we n'amashyirahamwe y'abakozi warazambye. Yabujije amashyirahamwe n'amashyaka ya politiki, anahashya imyigaragambyo cyane cyane iy'abarimu mu mwaka w'1986, gusesa amashyirahamwe y'abakozi azwi nka trade unions no kuyasimbuza komite zo kurengera impinduramatwara nka CDR. Byarakaje abantu bamwe, bituma kutishimira ubutegetsi bwe byiyongera mu gihugu. Imvugo ya Sankara itavugwaho rumwe yo kurwanya ubukoloni bushya ndetse no kumenya cyane inkunga z'amahanga byangije umubano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane Ubufaransa bwari bwarakolonije Burkina Faso. Kugeza mu mwaka w'1987, Sankara yari amaze kuba wenyine mu bya politiki. Abanzi be barimo abanyapolitiki bo mu Bufaransa ndetse n'abayobozi bo mu karere nka perezida wa Cote d'Ivoire Boigny batangiye kumurambirwa. Hari n'igihe Sankara yakosoye cyangwa asebya perezida w'Ubufaransa François Mitterrand mu ruhame. Muri icyo gihe kandi bamwe mu baturage be batangiye gushidikanya ku kamaro n'ingaruka z'iyo politike ye. Nubwo Sankara akomeje kwirengagiza byo gushidikanya byiyongeraga, muri Gicurasi mu mwaka w'1984 habaye umugambi wo kumuhirika uvugwa ko wateguwe, maze abawugizemo uruhare barafatwa baranaburanishwa. Ariko icyamugizeho ingaruka zikomeye kurushaho nuko impinduka ze zikomeye zateje kutumvikana no mu bari bamushyigikiye. Inshuti ye magara ndetse n'uwo bakoranaga bya hafi, Kapiteni Blaise Compaoré, yaramuhindutse ategura ihirikwa ry'ubutegetsi ryaje kumuviramo urupfu. Umubano wa Blaise Compaoré na Thomas Sankara wari usanzwe ukomeye nk'uw'abavandimwe bafatanyije urugamba, warazambye nyuma y'impinduramatwara yo mu mwaka w'1983. Bamwe bavuga ko batumvikanaga ku buryo n'umuvuduko w'impinduka zagombaga gushyirwa mu bikorwa. Sankara yashakaga impinduka zihuse kandi zikomeye, agamije guhindura igihugu burundu. Ku rundi ruhande ariko, Compaoré nawe yari umuhezanguni mu buryo bwe, ariko akagira ubwitonzi kurushaho. Yari atishimiye umuvuduko ukabije w'impinduka za Sankara n'ubunini bwazo. Hari n'abavuga ko inyota y'ubutegetsi ishobora kuba yaragize uruhare muri byo. Bamwe bakeka ko Compaoré wari umuntu ukomeye mu butegetsi bwa Sankara kandi akaba n'umwungirije hafi. Yashakaga ubutegetsi ku giti cye. Mu gitondo cyo kuwa 15 Ukwakira mu 1987, umunsi wanditswe mu mateka ya Burkina Faso, Perezida Thomas Sankara yari mu nama na Blaise Compaoré. Icyo gihe baganiraga ku ishyirwaho ry'ishyaka rimwe rikomeye ryagombaga gukomeza no kurinda impinduramatwara. Hashize akanya gato nyuma y'iyo nama, aho hahoze ari ahantu hatuje ku biro bya perezida, hahise humvikana urusaku rukomeye rw'amasasu. Kuri uwo munsi abantu 12 barishwe, barimo n'umuyobozi w'impinduramatwara ya Burkina Faso Thomas Sankara.
umurambo wa Sankara waratemwe maze ashyirwa byihuse mu mva itagira ikimenyetso. Umugore we Mariam n'abana babo babiri bahise bahunga igihugu. Nyuma y'ibi, inama y'impinduramatwara yari iyobowe na Blaise Compaoré yatangaje ko Sankara yapfuye urupfu rusanzwe, ariko kuri ntikwashoboraga guhishwa. Nubwo habayeho kugerageza kuyobya inkuru, ukuri kwicwa rya Sankara mu buryo bw'ubugome kwakwirakwiye hose, gutera ihungabana rikomeye muri Burkina Faso no ku isi yose. Nubwo Blaise Compaoré yigaragazaga nk'uwashavujwe n'urupfu rwa Sankara kandi asezeranya gukomeza umurage we, yahise atangira gukura ku butegetsi no gucecekesha abari bashyigikiye Sankara. Bitandukanye n'uburyo Sankara yakirwaga mbere, Compaoré we yakiriwe neza n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'imiryango itanga inkunga. Mu gihe cy'imyaka 3 gusa yari yamaze kwemera inguzanyo nini y'ikigega mpuzamahanga cy'imari cya FMI, anashyiraho gahunda yo kuvugurura ubukungu izwi nka Structural Adjustment Program muri Burkina Faso. Umuyobozi mushya yanahinduye byinshi mu byari byaragezweho na Sankara, asubiza inyuma impinduka ze nyinshi. Ibi byarimo no gukuraho itegeko ry'uko ifoto igomba kugaragara ahantu hose hahurira abantu, ndetse anagura indege y'umukuru w'igihugu bwite yo kugendamo. Thomas Sankara afatwa nk'ikimenyetso cy'icyizere, ijwi ry'abatagira kivugira, ndetse n'inkingi y'impinduramatwara. Icyerekezo cye n'umurage yasize bikomeje gutera abantu imbaraga, bitwibutsa kandi igiciro cyo kuvugisha ukuri n'imbaraga zo kudacika intege mu guhangana n'ibisanzwe byari bisanzweho. Urugamba rw'iyi nkuru reka turusorezaho, mbibutsa ko ibiganiro nk'ibi bidasanzwe birimo ubucukumbuzi bwihariye nta handi wabisanga uretse ku Rugamba Media Official. Hamwe nanjye mugira banga ati gukora subscribe bikaba inkunga ikomeye aho waba uri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabashimiye, mugire byiza naho ubutaha.